ariko abantu batangiye kumwica saa 5 z'ijoro, saa 4, saa 3. Mukuru arinda rero ubwo twaba turi muri iyo pause cafe akaza kaducurangira kandi buzi ko batanye iminota 15. Tukaba turangije icyayi cyacu tugasubira mu ishuri, naho umujya karambika gitari agasoma cya kintu cyaka dusanga mu ishuri amaze no kubika gitari. N'umuntu wakoze neza, wakoze imirimo myinshi muri leta kandi wakoze neza. Nasangiye nawe rimwe muri oya mu mahugurwa uko nakubwiye no mu masomo yaratwakiraga akatuganiriza tugiye muri pause cyangwa se turangije kwiga ku mugoroba. Ngiki gihe batagiye kwinjoyinga gutembera za Nyanza hirya yarashimishaga hariya. Mwajyanye mu kabari gitari yakabayifite wanagera akabakwitira ikintu cyitwa gitari gitari ntabwo yayisiga yari umuntu ukunda umuziki kandi ukunda n'abantu, ukunda kuganira. Reka nongere mwikaze mushimira cyane we tugenda tubana mu biganiro byinshi bigenda bitambuka umunsi ku munsi hano kuri Ranger Ryan TV. Mwifuriza kugira ibihe byiza udukurikiye hose. Ushobora kuba udukurikiye uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Europe, muri Asia, muri Australia, cyangwa se udukurikiye muri Afrika, aho udukurikiye hose. Reka twifurize kugira ibihe byiza, twifurize gukomera, twifurize kugubwa neza. Ikindi uyu munsi bishobora kuba bitameze neza, ariko ejo Nyagasani Imana akagufasha ibintu bikagenda bikamera neza. Hari yashize iminsi itari mike cyane tudaruka kuganira na muzehe cyangwa se retired sergeant Setora Janvier. Uyu munsi rero twongeye kumutumira kugira ngo aze aganirize abahisemo gukurikira Ranger Ryan TV ndetse na Iris Rwanda TV nk'umuntu by'umwihariko wabanye na nyakwigendera. Uzi nyakwigendera Mukuru arinda Ale Tabyimana, dukomeza no kwihanganisha umuryango we. Numwe mu basaza uyu munsi bagerageje kubana nawe mu buzima bw'ishuri, ibintu bitarakunda nyuma bije gukunda. Uyu munsi rero niyo mpamvu twatumiye Setora Janvier kugira ngo aze kutuganiriza, atubwire ibihe byiza ibyo babanyemo mu bwana bwabo uko byari byifashe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kubera ko uyu munsi nibura iyo umuntu yagiye abantu bakeneye kumva ibihe byiza yaciyemo, bya bihe yaciyemo mu rwego rwo kugira ngo tuzajye duhora twibuka ibyiza. Setora reka mwikaze muri kino kiganiro kandi mubwire ngo urisanga nk'ibisanzwe muri studio za Ranger Ryan TV. Murakoze cyane kuba munyakiriye muri studio za Ranger Ryan TV. Ariko ndabanza musore gatoya, ndabanza nanone nsuhuza abakunzi ba Ranger Ryan TV ndetse na Iris Rwanda TV. Ngira ngo mwese murimo murambaza na iriho. Yego. Ariko Mukuru arinda nyakwigendera Mukuru arinda Ale ntabwo twabanye mu bwana. Yego. Ako niko mbanze gukosora, ahubwo twabanye mu mirimo. Urakoze cyane. Ni naho guverinoma y'u Rwanda yihanganishije abakoranye nawe. Yego. Ababanye nawe mu mirimo kuko nabanye nawe nibyo, ariko mu bwana bwe ntabwo twabanye. Ariko ikigero kijya kungana kuko ku myaka 55 yitabye Imana afite, njye mfite 56 musumbya humwe. Urumva ko turi nkurikirane. Yego. Ariko mu mibanire nawe turi abana bato ntabwo twabanye kuko akenshi ngira ngo yabaye no mu bihugu byo hanze i Burayi kenshi. Yego. Nawe yize n'amategeko, ariko mu kazi mu mirimo hari imirimo mwabaye muri parike generale twarakoranye. Ari umuntu mwiza. Yego. Ujya inama, ugira abantu inama, wungura abantu kuko yabanje kuba umushinjacyaha kuko natwe twariho. Yego. Twese twari abashinjacyaha. Nabaga muri parike ya Ruhengeri, aba muri parike ya Kigali. Yego. Ariko byaje kuba nyuma abo umuvugizi wa parike yacu niko nayita. Abo umuvugizi wa parike generale. Yego. Nyuma yaho nibwo yaje kujya mu yindi mirimo igihe gitoya, ayivamo agaruka aba
umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Bwa mbere reka wenda tugende step by step. Bwa mbere na mbere turahera ku bushinjacyaha. Bwa mbere na mbere ubundi mwahuriye tukimara kuva muri polisi y'igihugu tugiye kuba abashinjacyaha mukuru Arinda Alain nyakwigendera twahuriye mu ishuri ry'i Nyanza ubu baryita IRPD ryashuri ryigisha abanyamategeko. Icyo gihe twari tukimara kuva kurahira muri Intercontinental tugiye kuba abashinjacyaha ko yari umunyamategeko ariko atari umushinjacyaha bityo turahirira rimwe rero tujya kuba abashinjacyaha. 2004 nakubwiraga duhurira muri RPD i Nyanza tugiye guhugurwa twahugurwana cyane cyane kuko twari kwibanda cyane ku imanza z'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Twibanda cyane gukorana n'urukiko rwabaga Arusha rwarashyiriweho u Rwanda, urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda cyane cyane ku byaha bya jenoside yakorewe abatutsi. Icyo gihe twigishwaga rero n'abantu bakoraga muri urwo rukiko, abacamanza barukoragamo Badiouf nibo bazakutwigisha i Nyanza. Mukuru Arinda rero niho twahuriye, ariko nk'umuntu w'umuhanzi benshi bazi ko ari n'umuhanzi niwe waririmbye n'indirimbo y'Amavubi ngo batsinde batsinde, ngira ngo n'indirimbo ya Gorori ya Kiliziya ya Noheli niwe yayiririmbye n'izindi nyinshi. Yabaye na manager wa Gisupusupu Nsengiyumva. Donc yari umuhanga muri byose, mu mategeko yari umuhanga ntakaje babiri, ariko turi kuri Mukuru Arinda ubwo Jarambe nawe nushaka kumumbazeho. Mukuru Arinda rero ubwo twaba turi muri iyo pause cafe akaza akaducurangira kandi buzi ko batanye iminota 15 tukaba turangije icyayi cyacu tugasubira mu ishuri, naho umujya karambika gitari agasoma cya kintu cyaka dusanga mu ishuri amaze no kubika gitari. Niko yarameze, yari umuntu ukunda umuziki n'ubusanzwe. Sasa wenda aho ngaho ese ayo mahugurwa mwari mwagiyemo mwamaze igihe kingana iki? Twamaze y'amezi 2 nibuza no kunuma n'ibyangombwa byanjye ndabifite banabikuzaniye, kuko na nyuma yaho twasubiye ni nanone Gitarama muri Maison de Femme. Tugiye gusura twakoze 2 tujya gutangira akazi. Nyuma y'andi mezi nk'umunani turongera dusubirayo. Hajya byari muri 2004 2005 mvuza amezi 8 ko ntabwo twagiye ku bunane 2024 ngo twongeye dusubirayo ku bundi bunane. Oya, twagiye mu mwaka hagati, ariko nyuma y'andi mezi 8 turongera dusubira ubwo 2005 nibwo twagiye Gitarama muri Maison de Femme. Wenda urumva umuntu mwagerageje kurara muri chambre imwe, uryama ku gitanda cyo hasi aryama ku gitanda cyo hejuru, n'umuntu wari warabonye ko yabacurangira n'umuntu wanjye, kuko no kuri chat twajyaga tunavugana twandikirana tuvugana hano nka rwose dufashe ubuvugizi bimeze n'umuntu wakoze neza, wakoze imirimo myinshi muri leta kandi wakoze neza, kandi ngira ngo nta nubwo ndi kumurata kubera ko yitabye Imana, ko n'ubundi abantu benshi bamubonaga ari gusesengura ibyo muri Kongo, ari gusesengura ibya Birigi, ngira ngo Scovia niwe umuzi neza kundusha, bakoranaga kenshi gashoboka rwose. Donc yari umuvugizi wungirije ariko ubona ko bishoboye. Ni umunyamategeko, ni maître, buryo bavuze maître, wenda maître hari ikindi kintu bisobanuye, ariko umunyamategeko wese yagombye kuba maître, ariko maître burya ni ikindi kintu kuko ushobora kurangiza amategeko A0 mu mategeko ukitwa maître, ariko burya ntabwo uba akabaye maître. Uzabaze maître Evode uriya niwe tubara mu ba maître. Evode burya ni maître cyane, we ni maître ariko abandi ntabwo urangije muri Nesaro ntabwo ari maître burya. Kubera iki? Reka ntabwo ari maître. Iyo ni grade ibirenze. Umuntu ashobora kurangiza ubuganga ukamwita docteur, kandi iyo grade ntabwo aba ari docteur. Grade maître ni grade, ntabwo ari appointment. Yego,
iyo ubonye umwavoka uravuga ngo ni metere, nibyo tubita ba metere, abavoka abahesha b'inkiko tukabita ba metere, ariko burya ntabwo aba ari byo. Hari aho bigera metere igahinduka ntuzi, igahinduka nibe appointment ahubwo ikaba grade. ariko wenda ndacyari gushaka gukomeza kwitsa kuri bya bihe mwari muri ya mahugurwa, kubera ko by'umwihariko mbaza rwose nta kibazo ariho wahuriye cyane na nyakwigendera. Twarasangiye yaryamaga hejuru yanjye, nibyo nkubwiye. Twariye bimwe, twanyoye bimwe, twaraganiriye, twagize kandi na nyuma yaho mu kazi kacu twarabonanaga kenshi. Ari umuvugizi wa parike generale. Yego. Yumvikana ko navuganaga nawe kubera ko nari umushinjacyaha. Akiri umushinjacyaha turaba n'umuvugizi. Nabwo urumva ko hari inama twahuriragamo kuri parike generale. Uvuga rero n'umuntu ariko nta hantu yajyaga adafite kitariye. Muziki. Ahantu yajyaga keretse wenda mu biro bye. Aho ntabwo namusanze mu biro byo mpamye ko kitari yabagamo, ariko yari umuntu ukunda umuziki. Wasanga no muri weekend sasa, no muri weekend ngiye mwabaga muri aho ngaho muvugo. Nasangiye nawe rimwe muri oya. Mu mahugurwa uko nakubwiye no mu masomo yaratwakiraga akatuganiriza, tugiye muri pause cyangwa se turangije kwiga ku mugoroba. Ngiki gihe batagiye kwinjoyinga gutembera za Nyanza hirya, yarabashimishaga hariya. Mwajyanye mu kabari gitari yakabayifite, wanagera akabakwitira ikintu cyitwa gitari. Gitari ntabwo yayisiga. Yari umuntu ukunda umuziki kandi ukunda n'abantu, ukunda kuganira, ko ngira ngo mu byo nzamwibukiraho cyane gitari ntabwo nzayibagirwa. Cyangwa uburyo yazamukaga ku gitanda agakandagira, urabona abandi bakandagira ngo aho nuko apandage hejuru kandagira wanyu, ariko metre n'umwanagire ngo umuraseto akazamuka akajya hejuru, yagira hejuru akafata gitara agakubita umurya. Nabwo mumaze kuvugiye cyane rwose. Hariya ntabwo ari muri secondaire ngo bagomba kutubuza kumva umuziki. Yadukubitiraga umuziki, abagiye kwinjoyinga bagasanga twe turimo turiyumvira umuziki. Ntabwo yakundaga ibintu yo kujya mu tubari, oya ntabwo abikundaga. Ukiri aho ngaho gatoya, wenda tuvuye aho ngaho ntari muri mu mahugurwa, nyuma yaho ubuzima bwa nyakwigendera ari mu kurarinda wamenye ubuhe? No, ubuzima bwe nari nimaze kubikubwira nyine. Yatubereye umuvugizi mu kazi cyo yakoze nk'umushinjacyaha. Yageze nyuma n'umuvugizi wacu bavugiraga ubushinjacyaha, ariko ngiye byaje kugira nyuma mvamo babagumamo ko ngiye kontra yanjye yari irangiye na bagenzi banjye twinjira imbwe tuvuye mu gipolisi tubasigamo. Ariko ukuvuga ngo wowe wari uvuye mu gipolisi nibwo waruhise winjira mu bushinjacyaha. Ariko nakunda gukurikirana cyane inkuru z'ubutabera za manda zifata abantu bagize uruhare muri jenoside yakoraga abatutsi. Niwe wakundaga barazisinyaga, ariko nk'umuvugizi niwe babibazaga akazisobanura. Icyo gihe twari dufite procureur general Mucyo akimara kwitaba Imana, yasimbuwe na Martin Ngoga. Ubwo rezo inyandiko zakorwa zifata abandi bagize uruhare muri jenoside, nk'umuvugizi niwe wazisobanuraga ariko kubwira itangazamakuru. Bivuze ngo rero naramukurikiranaga kenshi, kandi namwe nuko umwana wenda ariko abandi baramwumvaga. Mukuru arinda rero yakoze akazi ke neza cyane kandi ntabwo ari ukumurata. No kugira ngo leta inamugira umuvugizi wungirije wa guverinoma, nuko bamunagamo ubwo bushobozi bwabasha. Ntabwo rero ndi kubihimba cyangwa se ngo ndi kuvuga kubera ko yitabye Imana, ahubwo Imana imuhiruka ridashira ndetse n'umuryango we ukomeze kwihangana. Gusa yakoze byinshi byiza. Mu rwego rw'amategeko ngira ngo abashinjacyaha ntacyo bamushinja, kandi burya iyo umuntu akuvuga gutya n'undi akakuvuga n'Imana irabyumva, n'imigisha ubwo Imana igomba kumwakira ikamutuza, igomba kumutuza. Byatubabaje cyane. Yego birababaje cyane, gusa ko byanavuzwe mu buryo butandukanye. Itangazo rya mbere ryavuzwe n'umunyamakuru Dosi Jeanne Giselle saa 11 za mu gitondo mu makuru. Avuga ngo itangazo ry'akababaro ribabaje, avuga ko yitabye Imana. Saa 12 aje kuvuga amakuru
arongera arabanza yisegura ngo tubanze tubasaye imbabazi mukuru arinda ntabwo yari yava mu mwuka yatubwiye 11:00 arivuguruza 12:00 imbuga nkoranyambaga nawe uzibaho zariza nabwo banditse ribu 12:00 ariko ngire ngo itangazo rya guverinoma itangazo ry'ababishinzwe umuganga wamaze gutanga icyemezo cya nyuma cyangwa itangazo ryasohotse 4:15 nibwo yapfuye ariko abantu batangiye kumwica 5 z'ijoro 4 3 kugira ngo 3 bifite aho bivuye 3 abantu benshi bari bamaze kubishyiraho ngo mukuru arinda ngo ripu ariko byageze 11:00 Radio Rwanda amakuru arabivuga bene abayisenga nawe namukurikiye kuri Radio Musanze aravuga ati ngiye mfite amakuru ko mukuru arinda atari yitaba Imana aracyari mu mwuka bene nijyo amwandikiye ndavuga ati bene mukuru arinda nanjye numvise kuri Radio Rwanda bamaze kubivuga ko yitabye Imana mu makuru barabivuze bene arabikonfirma 12:00 za mu gitondo mu makuru ya Radio Rwanda barongera bivamo bavuga ko atari yapfa abantu bamubujije gutyo ariko umunyamakuru wa Gisele yavuze ati abantu twabwiye amakuru 11:00 bihangane nta makuru nyayo turabona turutse mu nzego zibishinzwe andi makuru turayabaha niyo mpamvu wongeye kuri izi kamera zanyu zacu izi kamera zanyu NTV na Rwanda TV nabwira ni nje unonda byemeza itangazo rya guverinoma ryasohotse rirahari ariko ikindi nabonye ko ariko ryasohotse saa 4 nga abavugaga yuko yishwe na stroke ngo nabyo si byo ngo ntabwo ari stroke ni umutima hatataka kwa n'umutima gufata ni umutima yishwe n'indwara y'umutima ntabwo ari stroke kuko stroke bari mu mitsi yo mu bwonko hariya rero ni indwara y'umutima yamwishe reka kuko urumva n'ubundi cyo twari tugamije mbere na mbere byaro kugira ni ibigwi bye uyu munsi muri ibyo bihe byose mwabanye wowe nka Setora n'iki cyamwigiyeho icyo namwigiyeho ni gukoresha ukuri yo mpamvu nkunda n'ukuri sinkunda karengane iyo umuntu arengana ngewe rwose mkinjiramo kagaragaza uburyo yarenganye mukora rinda mu bintu by'akarengane nibyo yari yatubujije cyane nyabuneka n'umushinjacyaha mujye mukoresha ukuri kwitwa umushinjacyaha ntibivuga gushinja ushobora no gushinjura iryo jambo niwe warivuze gushinja umushinjacyaha arashinjura nawe urabona cya gitambaro gitukura umushinjacyaha aba yambaye kuri toje gifite akantu k'umweru gatoya gatendera hasi ariko igitambaro cy'umweru cy'umutuku kirangiriye hakazaho gatoya shinja nibyo kuko umuntu uri gushinja n'uwakoze ibyaha ariko niba usanga nta kintu yakoze mushinjure ubwira urukiko rumurekura kari akantu k'umweru gato nicyo kavuga kuri uriya mwambaro kuba wizi bagende babyitegereje yego ni ukuvuga ngo kiriya gitambaro gitukura ni ugushinja nyine mu nshingano zawe ariko wasanga umuntu uri gushinja nta ruhare yabigizemo cyangwa se arengana ukabwira urukiko rukaba rwamurekura niyo mpamvu kari akantu k'umweru kabaho ayo magambo twabwiwe na mukuru arinda niyo mpamvu natwe twinjiye muri uwo mujyo rero uburengana akarenganurwa uhamwa n'icyaha akajyanirwa kandi burya nta nubwo abahamwe na wa mushinjacyaha abahamwe n'itegeko niyo mpamvu rero utavuga ngo umushinjacyaha ni umugome ngo yashinja umuntu ngo ibintu ni itegeko riba ribivuga ntabwo ari we ni amategeko aba yanditse cya gitambaro gitukura bari kubahiriza cya kintu uburebure bwa wa mutuku nibyo avuga ariko yabona ko hari ahandi agomba gushyiramo ka kandi k'umweru nako akagashyiramo kuko hari umushobora guhakana ibyaha byose akabihakana 100% kandi yarabikoze byose akabihakana ariko 100% yarabikoze undi akavuga ati uyu twarabikuranye nubwo abihakana ariko njye ndabyemera mu mbabarire ngewe nsabye imbabazi urukiko njye narabikoze ariko nashutswe ni ABCD akabivuga atandukanye naho undi wabihakanye kandi barabikoranye bityo umushinjacyaha mu mwanzuro we yari kubwira urukiko aravuga ati uyu wabihakanye byose muzamuhanisha igifungo cy'imyaka runaka wenda 30 n'urugero cyangwa 20 ariko uyu nguyu ubyemera akanaduha amakuru muzamugabaniriza ibihano
azafungwa kimwe cya kabiri cy'iyubi Cy'iyubi. cyangwa se kimwe cya gatatu cyangwa se 2/5 kibyari urukiko kumuha akaba ari rwo rubisesengura. ngira ngo rero cyari ikiganiro gitoya cyane cyo kugira ngo umuntu wabanye na nyakwigendera babanye gute, Abanye ubuzima bwari burimo bwari bumeze bute. Ngira ngo rero Setora yagerageje kubitunyuriramo mu buryo bugufi nk'umuntu babanye muri ako ubundi ugereranyije icyo gihe mwamaze muri iyo n'amezi 8 I Nyanza twabaye amezi 2 nyuma y'amezi 8 dusubira muri Maison de Femme Gitarama naho tuhamara 2 bivuze ngo niba narabanye nawe amezi 2 tukongera gusubira andi amezi 2 no mu kazi tugakorana akanambera n'umuyobozi nk'umuvugizi wa parike ibyo byose igihe nabanye nawe ni kinini ndamuzi rero imico yenda yizi imikorere yenda yizi kandi na leta y'u Rwanda yihanganishe n'abakoranye nawe bivuze ngo nanjye ndimo twashimira leta y'u Rwanda rero kuba yatwihanganishije ko ni ibintu byadukoze ku mutima ariko nta kundi ni wabo wa twese n'abandi tuzajyayo atagira ubona ndi kwikorana akagira ngo namasonza ngo namare ariko emotion nizabura ayo umugabo atemba ajya mu nda kuko imibereho yanjye nawe ndayizi nta kundi bazurize oya kurira byo ntago amara ntago yazinyuma atemba ajya mu nda y'umugabo yego ngira ngo urakoze cyane ariko nababaye by the way nababaye sibuze ko nababaye byatubabaje nta no byashimishije na leta yababaye kuko itangazo ravuga ngo leta y'u Rwanda ibabajwe no kubura umuvugizi wungirije wa guverinoma yego ntabwo ari kutababara yego muzerekana ugiye gushimira cyane ngubwira ngo wakoze cyane kandi ubwabyo kuwafashe iminota 20 ariko n'ibyuma byabanje kudutenguha wakoze cyane kandi gushimira namwe murakoze cyane kandi mukomeze mudufate mu mugongo n'umuryango wa Mukorenda tufate mu mugongo ndetse na leta y'u Rwanda kuko twabuze umukozi w'umugabo w'intwari kandi ushoboye urakoze cyane